Iminsi turimo umuntu wese usanga afite gahunda zitandukanye n'iz'undi, aho usanga n'ababyeyi batajya bamenya gahunda z'abana babo, usibye kubona bagenda gusa bakanagaruka. Yewe si igitangaza kuba bashakanye nabo hari ababayeho batyo. Uramutse ubigenzuye neza wasanga ikibitera ari uko igihe tugezemo gitegeka umuntu wese kubaho yihugiyeho kurusha kuba yakwita ku bamukikije. Ubundi umuco wa Kinyarwanda kuva kera wasangaga ugizwe no gusabana n'abandi, abo mubana, abaturanyi, inshuti n'imiryango ya hafi ndetse na kure. Uyu munsi iyo ugiye kureba ibihuza abo bantu bishoboka, usanga ikirori n'ikiriyo biza ku mwanya wa mbere. Gusa ugatangazwa n'uko urupfu rushobora guhuruza abantu baruta bagutahira ubukwe. Kuki uyu munsi hari bamwe mu bakuze bavuga ko umuco wacuye? Kuki uyu munsi uvugana n'umuvandimwe kuri telefone ukumva birahagije, yewe yanarwara ukumva si ngombwa kumusura? Kuki iyo umuntu atangiye kukubwira ibibazo bye wumva wabikemuza gukanda akanyenyeri? Ni gute dushobora kubungabunga umuco mu gihe turimo? Iyi ni Rasizi News, gumana natwe, kanda subscribe, kora share, like niba bigushishikaje, ndetse uduhe igitekerezo cyawe ku muco muri comment. Nitwarinde Intwari Charles, bahaye ikaze. Umuco ni nk'imizi y'igiti, iyo tuwutaye nta gushidikanya ko twatakaza n'ibidutandukanya n'andi moko. Turi mu gihe cy'ikoranabuhanga, imbuga nkoranyambaga n'isi yihuta, ariko ibyo bikwiriye kutubuza gukomeza gusigasira indangagaciro z'umuco wacu. Umuco nyarwanda ni uruhurirane rw'indangagaciro, imigenzo n'imyitwarire byaranze abanyarwanda kuva kera. Ugizwe n'iby'ingenzi birimo ubupfura, gusabana, kwihangana, gukunda igihugu no guharanira ubumwe. Iyo umuco ugiye, urubyiruko rubura icyerekezo. Uyu munsi umuco nyarwanda uhanganye n'ihindagurika ry'imyitwarire riterwa n'ikoranabuhanga, kwigana ibyo hanze n'ivangavanga ry'indimi. Ibi bituma ibice bimwe by'umuco byibagirana buhoro buhoro. Urubyiruko rwinshi rumara igihe kinini kuri telefone, ruzi ibijyanye n'abahanzi bo mu mahanga kurusha inkera zo hambere. Filime zigezweho, imikino iri kuba, imyambaro igezweho, imodoka nziza ndetse n'ahantu heza ho gutemberera. Naho ibijyanye n'imisango, ubuvanganzo, imbyino gakondo, imigani, ibisakozo, uturingushyo n'ibitaramo by'umuco ntubabaze. Uyu munsi iyo mu ishuri babajije abanyeshuri by'urukwavu rukuze, abenshi basubiza ko barurya, abazi ko rwonka abana n'imbarwa. Naho ubu ngo ijya kurisha ihera hari ubwatsi, ntigihera ku rugo. Iyo usesenguye neza inkomoko yo guhindagura bimwe mu bigize umuco nyarwanda no kubigoreka, usanga neza ari umugani ugana kariho, umwere uturutse bukuru kwira hose. Mu binyejana byatambutse wasangaga ibitaramo bitandukanye mu miryango myinshi, kandi muri yo higanje ubusabane buturuka ku kuba abantu biteretse intango, inkangaza n'inturire biri mu bituma abantu bizihiwe. Uyu munsi ibyo bitaramo byimuriwe mu tubari, ibyari ibirabo byabaye amabara. Mu cyaro bamwe babyita hoteli gishyitsi cyangwa se igishokoro. Aha naho abiboneye amahirwe y'aho baca inshuro bahurira bakisomera ku nzoga z'inkorano, akenshi ziri mu zo leta irimo guca. Igihe turimo imisango y'ubukwe isigaye itera agahinda abasheshe akanguhe. Ikibitera nta kindi ni uko usanga umukobwa yakwa amafaranga, maze hakaza abatahira b'amafaranga baje kuvugira inka zidahari, zitigeze zinakobwa umugeni. Uzasanga kenshi abasaza n'abakecuru bataha bivumagura, ariko n'ubundi ntacyo babikoraho kuko ibihe byahereje bigenzi byabyo. Ubu gukwa inka byabaye ibyatumwe mu duce tugize igihugu dusigayemo ubworozi, mu gihe buri munyarwanda wese kugeza mu kinyejana byibura cya 19 yakwaga inka. Uyu munsi abakwe bakuru barimo ibyiciro bibiri: umukungu n'umutunzi. Umukungu ni uwaje yikwije afite umubare w'amafaranga runaka yemeranijwe n'umuryango w'umukobwa kagomba kuba kwera. Naho umutunzi ni uwaje yiteguye gukwa inka naho yabimwe. Tugeze mu gihe umunani ukinze ugiye kuzajya uba umwe mu migani miremire nayo zasigara yanditse mu bitabo by'amateka. Kugeza byibura mu kinyejana cya 19 umusore yageraga mu myaka 15 se yaratangiye gusiza ikibanza azamwubakiramo inzu. Yaramaze kubaka ubushuti buhamye n'umuryango azamusabiramo umugeni, ku buryo byibura ku myaka 17 cyangwa 18 yabaga amushyingiye, akamutura iruhande, abuzukuru bagakurira aho kwa sekuru na nyirakuru bitaweho bidasanzwe. Uyu munsi abashyingirwa bakitwa abasore n'imbarwa, hasigaye hariho ibyiciro by'abasore n'iby'abahungu. Ubwo iby'inkumi n'abakobwa simbigarukaho. Ikintu nibaza impamvu kitarahinduka ni amagambo aba yanditse ku butumire, aho usanga hakiriho ngo imiryango ya runaka na runaka yishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo. Ubundi bakabaye bandikaho ngo abana ba runaka na runaka bishimiye gutumira ababyeyi babo mu birori by'ubukwe, kuko ubu ubukwe butegurwa n'umusore n'inkumi cyangwa umukobwa n'umuhungu bafite gahunda yo kubana.
uyu munsi ubajije igisobanuro cyo gushinga akavumu wasanga bisa no kubaza umuntu ngo sakwe kuko gahunda ni ugushyira amago. Ubu ababyeyi nibo basigaye bamenyeshwa aho ubukwe buzabera, ubwo nabwo bamwe mu babyeyi iyo bagize amahirwe barabimenyeshwa kubera ko hari abumva amakuru y'ibyabaye bataranamenye uko byatangiye. Si igitangaza kuba uyu munsi umusaza ahurira n'umwuzukuru we mu bukwe bwe atarigeze amubona no mu buto bwe, haba no kumenya ngo ni umuhungu cyangwa ni umukobwa. Simvuze iby'abaciye kirazira, aho usanga benshi bamenya ko bafitanye isano bamaze imyaka runaka babana nk'umugabo n'umugore. Nta na rimwe bizongera kubaho ko umubyeyi abyazwa na nyirabukwe cyangwa se ngo umwana yitirirwe izina mu rugo mu birori by'ubunyano. Ubunyano ni ijambo bamwe bashobora kumva nk'igitutsi kuko batazi igisobanuro cyabwo. Harya ubundi tuzabibaza bande? Murakaza neza mu kiragano cy'aba.com n'abagenzi. Hehe na analogue, ubu ni digital. Hehe no gusakuzanya, hehe no gushayaya, hehe no kwambara inshabure. Twasezeye ku gicuncu n'umuravumba, harakarama paracetamol na penicilline. Ababizi mujye mutubarira inkuru z'uburyo mwandikaga ku rubaho mwifashishije itushi. Mutubwire uko mwitwazaga amashashi yo kubibikamo mu gihe cy'imvura, ndetse ababishoboye mutubwire ukuntu mwifashishaga urubingo n'udutadowa, kerosene lamp. Inkuru z'urubohero n'itorero muzitubarire hakiri kare kuko twe twakataje. Turi mu gihe cyo gucatinga, guscrollinga, gutwika stati, turaploadinga, tunadownloadinga amaseri. Gira inka, amashyo ndetse n'amaciro umugani mbabambuza undi, ibyo ni ibya kera habayeho. Niyo mpamvu benshi mu bakuze bafite agahinda. Nibyo koko ntibazagashira mu gihe niyo bagize amahirwe tukabasura mu cyaro, umwanya munini tuwukoresha turi ku mbuga nkoranyambaga. Ntabwo bazagakira mu gihe tuvugana nabo batubaza ibyo gushaka tukabakwena. Ntabwo bazagakira kuko niba dukomeje kubereka ko bakwiriye kwicuza icyo batubyariye. Murakaza mu kiragano cy'abajenize aho amaribora atakira uturanga bwiza, ahubwo tatu arizo ziganje. Ibisabo ntibikiri ibyo gutereka amata, dusigaye twifitiye abakobwa b'ibisabo. Imiterere karemano ntikigezweho kuko ubumenyi burihagije ngo abantu babiho bafite amabuno amagurano. Ntibikiri ikibazo kubaho ubangamiwe no kuba umuhungu cyangwa umukobwa. Amafaranga agura ibice by'umubiri harimo ibitsina n'amabere. Murakaza kandi mu isi y'abajenizi aho bitakiri ngombwa ko umuhungu ashaka umukobwa umubera umugore cyangwa ngo umukobwa akenera umuhungu umubera umugabo. Ubu umuhungu ku wundi barashakana ndetse umukobwa yashaka undi bakabana nk'umugore n'umugabo. Harya amahina yaje ryari? Abayakoresheje muzatubwire uko byaje. Inzara zitonora ibitoki zisa zite? Harya amasunzu aheruka ryari ku mitwe y'abanyarwanda? Murantahirize bene imitagatago, muti inshinga zaraganje. Twese dukwiriye kwicara hasi tukiga. Twibuke ko nta rutugu rukura ngo rusumba ijosi. Twibuke ko agahugu katagira umuco gacika. Twibuke ko utazi yava atamenye yajya. Dufite amajyambere ariko twibuke ku ivuko. Dufite iterambere ariko twibuke ko turi abanyarwanda kandi ururimi kavukira ari ikinyarwanda. Izindi zikabiza akazi no gushaka imibereho. Gusigasira umuco ni urugendo rudasaba guhanga udushya gusa, ahubwo no kongera kwibuka ibyo abakurambere bacu batangiranye. Guca bugufi, kubaha ababyeyi no kwigisha abana uko bavuga, uko bambara n'uko baramutsa abandi. Tugomba kongera guha imbaraga insanganyamatsiko z'umuco mu mashuri, kuzamura amarushanwa y'imivugo, gushishikariza urubyiruko gukina ikinamico, ndetse no gushyiraho gahunda za televiziyo na radiyo ziga ku muco wacu. Umuco si imyitwarire gusa, si imvugo zishashagirana gusa, ni amaraso aduhuza nk'abavandimwe, ni indangagaciro zubaka igihugu. Yego dufite iterambere ariko turikoreshe tutarengera umuco uduhuza mu mvugo, imyambarire, imyitwarire n'imibanire. Twebwe kuri Razizi twiyemeje gukomeza gutanga umusanzu mu gusigasira ibidutandukanya n'isi ariko bidutera ishema, umuco. Niba ushaka gutanga igitekerezo cyawe cyangwa ubuhamya, twandikire kuri YouTube yacu Razizi Live. Turagusaba gukora subscribe, share, like ndetse na comment. Tukwibutsa no gusoma inkuru zitandukanye twandika kuri razizi.online, ni website yacu. Nitwarinde Intwari Charles, ndabashimiye.